Yesu z'agaciro kacu, yubaka umutima wa buri muntu wese, aduha fondasiyo y'agakiza mw'isi. Imana yitegereje ikiremwa muntu, iduha umwami Yesu z'agaciro kacu, yubaka umutima wa buri muntu wese, aduha fondasiyo y'agakiza mw'isi. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Abahuye n'ibibazo nimwihangane, iyabanye namwe n'ubundi ntiyapfuye. Ibiteye ubwoba ntacyo bizabatwara, muhumure Yesu ari mu ruhande rwanyu. Abahuye n'ibibazo nimwihangane, iyabanye namwe n'ubundi ntiyapfuye. Ibiteye ubwoba ntacyo bizabatwara, muhumure Yesu ari mu ruhande rwanyu. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Kugira ngo Imana izaduheshe agaciro, twiyegereza abahuye n'ibibazo, dukiranuke kandi tugire urukundo, nibwo ibyo dukora bizagira agaciro. Kugira ngo Imana izaduheshe agaciro, twiyegereza abahuye n'ibibazo, dukiranuke kandi tugire urukundo, nibwo ibyo dukora bizagira agaciro. Dufite ishimwe twese kubera Imana yaduhaye umwami Yesu nk'impano yacu. Umuntu wese ahanara akagira ijambo, tugakundana tutarebye ku bindi. Dufite ishimwe twese kubera Imana
akabana Yesu mwishingizi burundu byose ni ngombwa ariko cyane Yesu kuko ahandi hose mu mwaka urahora udafite Yesu urahora ugahomba hari umwishingizi mituwere do sante hakaba soransi umwishingizi nyawe hakabana Yesu mwishingizi burundu byose ni ngombwa ariko cyane Yesu kuko ahandi hose mu mwaka urahora udafite Yesu urahora ugahomba yaje gutabarana bwareba uburanga ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka areba umutima ukiranutse cyane cyitwa karanderi karanda bihunga ukaba umugosi kubera gusenga mana yabire bikakongeza amanda yaje gutabarana bwareba uburanga ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka areba umutima ukiranutse cyane cyitwa karanderi karanda bihunga ukaba umugosi kubera gusenga mana yabire bikakongeza amanda yakubwiye kera kiza gutabara kandi uwitabaye atabarwa atabawe amarira yose warize mu butayu akaba ubutunzi binote bikaza yakubwiye kera kiza gutabara kandi uwitabaye atabarwa atabawe amarira yose warize mu butayu akaba ubutunzi binote bikaza yaje gutabarana bwareba uburanga ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka areba umutima ukiranutse cyane cyitwa karanderi karanda bihunga ukaba umugosi kubera gusenga mana yabire bikakongeza amanda yaje gutabarana bwareba uburanga ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka areba umutima ukiranutse cyane cyitwa karanderi karanda bihunga ukaba umugosi kubera gusenga mana yabire bikakongeza amanda ubuzima bwawe ukeneye ubutabazi kandi ugutabara ahora hafi yawe nta wundi ni Yesu wapfuye akazuka izere burundu akubera umutabazi ubuzima bwawe ukeneye ubutabazi kandi ugutabara ahora hafi yawe nta wundi ni Yesu wapfuye akazuka izere burundu akubera umutabazi yaje gutabarana bwareba uburanga ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka areba umutima ukiranutse cyane cyitwa karanderi karanda bihunga ukaba umugosi kubera gusenga mana yabire bikakongeza amanda yaje gutabarana bwareba uburanga ntareba aho utuye cyangwa se aho uvuka nari ndimo mbabwira ngo ubwo nari ndimo nzenguruka ku marembo naje kubona amarembo ahina ibyamve imitutu y'amarembo y'iwacu irimo itutumba ibyo yatutumbaga ngira ngo mwabibonye Tata rero nisibo uyoboye ndagira ngo unyemerere muri wa muco rya jisho ryiza ry'imbabazi ujye ukunda kubareba nabo bamenyaga icyo gukora bati abo mwishimira baganye ingo zanyu
muzajya mubigaragarisha kumwenyura kw'abanyarwanda, ikiganza gihura n'ikindi bikabyara amashyi, maze nabo nibumva banyuzwe. Ngayo nguko rero iki ni ikimenyetso kinyereka ko turi bugendane. Narimbaye wa mwana batuma kimwe akavuga bibiri, ariko datunyemerere icya kabiri gira ngo mvuge ni ya mana wadutoje, ya yindi abantu b'iburasira bwaryo, imfura z'Igatsibo zahuye n'iz'i Rusizi bikaza bigahurira i Bwanacyambwe, aho hari harahoze igicumbi cy'abatware b'Abanyabungo. Ndavuga umushumba uragiye izo mu isi zo mu ijuru akazimushyikiriza amahoro, maze dusabire amahoro muri uno muhango w'ubukwe, maze dutangire dusabe tunasabirane, tuganire, amahoro y'Imana be kuri mwe. Murakoze cyane. Aba bantu bose bateraniye hano, nta kintu dukwiye gukora tutabanje kwibuka ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko turinde mu mpande zitandukanye twerekeje aha hantu, kandi turagushimiye ko waravuze ngo tuzakandagize ibirenge byacu, nawe uzaza ubane natwe. Dusabye kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo atwikire ahantu turi, ubwiza bw'Imana buhagaragare, imbaraga z'Imana zihagote, umugisha w'Imana uhaboneke, ibiganiro tuganira ubyishimire, urukire kubana natwe muri ibi birori. Turaritse imbaraga z'umwuka wera hagati muri twe, mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo mwami umucyo wawe turasire ubwiza bw'Imana buhurukire, twongere kumva umugisha w'Imana, haba mu biganiro, haba mu bikorwa byose. Ibyo tuhafungura turabisengeye kugira ngo mwami Yesu byezwe nawe. Imirimo yose igiye kubera aha hantu turayisengeye kugira ngo wongere kutwiyereka, ubane natwe, ube hagati muri twe. Mwami Yesu turagushimiye ko ufite umugambi mwiza wo kutugirira neza, ari abashyitsi n'abasangwa twese dukeneye umugisha wawe. Tangirana natwe uze gusozanya natwe, amahoro y'Imana abe hagati muri twe, tubisabye mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Yamana mugome wanyu ni nayo musanze aha ngaha. Data rero kunyemerere naje kubona isibo, namye nirega mvuga ngo naje kubona mu marembo yacu arasa imitutu, nuko ndavuga nti ndi nkubito y'Icyesa nk'abagasizi kasizwe amaraso na Yesu Karuvari, ariko nanone nkaba inkubito y'Icyeza ya yindi ishinzwe kwakira abashyitsi wacu. Ntabwo ari jyewe uyu munsi usanzwe uvuga wenyine mu muryango wacu, ahubwo data yantunze inkoni arambwira ati uyu munsi nawe kabuganze, nuko sinaganza munsi ye. Ndagira ngo rero nyemerere asingire indangururamajwi, ariko mbanze mubwira abo nabonye naje kubonamo mu bashyitsi bacu, mbonamo abakecuru bategera urugo rwa Gasabo. Abo ngabo bambwiye ngo ninege ku musaya ku bibero byabo, banciriye ku migani. Nuko nza kubonamo abasore bafite ibituza bitutumba imihigo, abo barambwira ngo baberiyeho kumasha kugira ngo bahigo. Abo murakoze cyane. Twishimiye kukwakira n'umuryango uyoboye muri uyu muryango wacu Iyamuremye Augustin mpagarariye. Ndumva nagusaba ugahaguruka mu byubahiro byawe, ukaza tukaramukanya mu izina ry'umuryango wose. Ndabashimiye. Intebe ntabwo ajya yicarira ijambo. Data watunze inkoni ayimutungira ari mwitiza babatiza. Arareba murongo ikintu bari gushakamo hariya. Uwimurutsa kuvuruka atakivuye abadiyakoni. Ageze imbere ya pasiteri ati ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Yewe wapera Rwanda nawe aruhuruka arangije aramubwira ati wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza? Atoya atongera rimwe ati hasigaye inshuro imwe. Arongera aramwibiza arangije yugurutse aramubwira ati wemeye. Reka ngushimire Augustin, twazanye bankundire duha Imana amashyi menshi n'impundu. Amashyi menshi n'impundu. Turi kubereka ko twishimye, kandi nagira ngo ngushimire nawe uburyo ki wanyakiriye, mu by'ukuri byanejeje. Kandi nanjye ndagira ngo mu by'ukuri burya bajya bakunda kuvuga ngo akebo kagiye bamugarura. Ndagira ngo nkundire nanjye wongere uhaguruke maze nongere guhobere. Kijya gihe wandamutsaga nanejejwe n'Imana mu mutima uburyo ki undamukije, numva biranejeje. Ndavuga ngo nanjye ndongera nkugwe mu byano maze nongere nanjye wishime nanjye kandi nishime. Yesu ashimwe.
muraho ni amahoro. amahoro. Imana ibahe umugisha kandi mu by'ukuri ineza mwatugiriye, ineza muhora mutugirira, namwe muzayihorane iwanyu kwa Augustin Iyamuremye. Nuko murakoze, Yesu abahe umugisha. Nk'uko rero mwankundiye mukampa ijambo kandi mugenda rihorana, umwami Imana yararimpaye, munkundire nongere nkomeze babwire icy'ingenzi. Kikuri ku mutima rwose, imiryango irakinguye. Mu muryango wacu tujya dutara tukenga bikaduhira bikagenda neza. Nuko byagenze rero, ubu twarataze twiteguye kubatura. Ndagira ngo kano kanya bankundire, umwikorezi yahagejeje, umusutsi nawe arazisuka, none kugeza ubu ngiye kugira ngo ushyikirize iyo turo twazanye nk'umuryango wa Twahirwa Augustin, turi bugeze mu muryango w'Iyamuremye Augustin. Ndabizi. Kandi twamara kwenga, iyo byadukundiye biratungana, maze tugahera ko ubona ifite ubuziranenge. Kandi nanone hari umuryango wanyu utagira ngo ntabwo izi wacu zijya zuzura, ahubwo ni ukugira ngo bitabirire umwikorezi. Niyo mpamvu ntabwo ari ukutuzura, kandi n'umwikorezi wanyu nawe itaza kumubirira. Nimwakirire ituro. Murakoze cyane. Kamiri n'umuryango wazanye ituro bararishyikirije, ariko ni iryacu twese. Katwongera tubaha amashyi. Murakoze, ndabashimiye. Murakoze cyane. Mu by'ukuri tukimara kugira ngo tumenye ko mudutumiye, ubutumire twamaze kubushyikira, natwe twateguye ko twazaza, ariko turavuga ngo ntabwo twagenda ngo twicare gusa, natwe tugomba kugira ijambo muri uwo muryango kwa Iyamuremye, natwe tukagira icyo twavuga. None mu nkundire nyakubahwa kanamugire, maze muze kugira ngo mu ngingo z'ibyigwa mwateguye mu byanyu, ubwo mwateguraga kugira ngo muzatwakire kuri uno munsi, natwe muze gushyiramo n'iyacu twateguye. Iyo ngingo y'ibyigwa twateguye, twiteguye kugira ngo natwe tuze kuza kuyibagezaho, ariko mu nkundire muze kuyishyira mu byanyu. Se murankundira, maze muze kuyishyira mu byanyu kuzanyu, kugira ngo natwe tuze kugira icyo twavuga mu munezero twazanye hano iwanyu. Murakoze, mudukunde, Ko murabituko. muhagararira ufitiye icyizere mu ngingo z'ibyigwa tubashyizemo. Amashyi menshi n'impundu, amashyi n'impundu. Ndagushimiye cyane n'umuryango wanyu. Yewe amashyi ni make, mwongere mubahe amashyi n'impundu nyinshi cyane. Bwana Kanamugire piye cyose ndabigaragaza. Nongere uhaguruke, Natwe turishimye kandi. wongere uhaguruke, maze nongere ngushimire, maze nongere ngushimiraga, nkanabyerekana. Iyi ni indabukirano n'umunezero yuko mushimye ko mu ngingo z'ibyigwa byanyu natwe mwongera muri yacu. Ariko nongere nkwisabire, ugende usabire uriya muryango w'Iyamuremye Augustin, utari ko mumukundiye mukabakundira, iyo ngingo y'ibyigwa mwayishyira imbere, maze mukaza kubana na zanyu, mukaza kubyigira hamwe cyangwa mukabiganira hamwe, ariko mwamaze kumva uko babiteguye mu muryango wa Twahirwa Augustin. Nabyo byaba byiza, ubibansabiye ndabashimiye. Njya mbasha kugira ngo iyo nishimye nk'uko nguko biranezeza, nkanezezwa n'ijambo ryiza nk'iribavuyemo mu muryango w'Iyamuremye. Natwe nk'umuryango rero wa Twahirwa ni nako natwe twishimye. Nyamara kandi ku ngingo y'ibyigwa, igihe twabiteguraga twari turi kumwe n'abasore ndetse turi kumwe n'inkumi zishyitse, ba bandi bamaze kumenya ubwenge. Duhera ko icyo gihe, maze ubwo twari tugeze hagati, maze havamo umusore ukuze, atera urutoki aravuga ati ndabasaba ijambo babyeyi. Tutikagira ijambo, maze duhera ko icyo gihe tunezezwa n'uko ahagurutse aratubwira ati kandi nagira ngo mbamenyeshe ko hari umukobwa nakunze nawe arankunda, wo mu muryango wo Iyamuremye Augustin, ndetse dusanzwe nzi ko mubasha kugira ngo muhane abageni, mukahana inka. None kugeza ubu ngubu nabasabaga ko mwanyarukirayo, maze mukagenda mukajya kunshakira umugeni, dore ko twamaze kugira ngo tugirane gahunda ko tuzarwubakana. Maze arabinyemerera, munkundiye ababyeyi, mwanyarukirayo mukajya kunshakirayo umugeni, maze bikazambera byiza. Kumva ni umunezero. Noneho turanyaruka,
kandi mu banyarutse icyo gihe nari ndimo njya mbasha gushabuka cyane, ndashabuka ndaza ngo ngere mu muryango wanyu w'Iyamuremye Augustin, nsanga mwatwiteguye bake muri mwe, ngomba kubwira ijambo ritugenza, usanga namwe mwamaze kurimenya. Mpera ko icyo gihe umunezero wose, nagira ngo iryo jambo ntarivuga nicaye, ariko nkundire nongere nicare, nacyo ntacyo byagutwara. Maze niko guhera ko icyo gihe ndababwira nti muryango Iyamuremye Augustin, mu bihe bishize ubwo twateguraga iwacu kuzaza, n'ubu twari tugitegura, nyamara dufite umuhungu ukuze. Uwo muhungu kandi yitwa Ndindirimana Gasipari, akaba yarakunze umukobwa wo muri uyu muryango. Uwo mukobwa rero akaba nawe ngo yaramukunze, niko guhera ko icyo gihe yitwa Nyirandihokubwayo Rachel. Ndangira ndisubiremo, Nyirandihokubwayo Rachel niwe mukobwa Gasipari yakunze umuryango wo kwa Iyamuremye Gasipari, Iyamuremye Augustin. Niko guhera ko icyo gihe mera ko murambwira muti twarabimenye, munkundiye nuko mwabasha kugira ngo mumpe irembo mu marembo yanyu. Nari mbizi narabimenye ko mufite amarembo menshi, nyamara naje namenyemo ko mufite amarembo cyane ay'ingenzi 3: irembo ry'inyambo, n'irembo ry'amashyo, n'irembo ry'abakobwa. Ndababwira ariko nyamara ndashaka mu irembo ry'abakobwa, ariko kandi ndashaka Nyirandihokubwayo Rachel. Muranyemerera mumbwira ko hari, nuko niko guhera ko rero icyo gihe nuko mumbwira ko nyamara nindamuka naje nkagaruka nkazasanga mwateguye umuryango mugari, iryo rembo murinyemereye, maze icyo gihe nkazaza muri iryo rembo rero mukarimpa noneho ry'uwo mukobwa, kuko ruwo nashakagamo. None naje umuryango mugari wa Twahirwa twazanye, ndagira ngo munkundire mumbwire cyangwa mbarize uwo muryango noneho ko wateranye, niba bakinyemerera yuko ikiryo